Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Benezeri. Karibu dusenge. Reka dusome Zaburi 101, turayisengeramo yose. Iravuga ngo, Zaburi ya Dawidi. Ndaririmba imbabazi no guca imanza zitabera, Uwiteka niwe ngiye kuririmbira ishimwe. Nzitondera kugendera mu nzira itunganye, uzaza aho ndi ryari. Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye. Sinzagira ikintu kidakwiriye nshyira imbere yanjye, nanga imirimo y'abiyobagiza ntizomekane nanjye. Umutima ugoramye uzamvaho, sinzamenya ikibi. Ubeshyira mugenzi we rwihereranwa nzamurimbura, ugamika akagira umutima wibona sinzamwihanganira. Amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera, uriganya ntazaba mu nzu yanjye. Ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Uko bukeye nzica abanyabyaha bo mu gihugu bose, kugira ngo ndimbure inkozi z'ibibi zose, nzimare mu rurembo rw'Uwiteka. Amen. Uyu yari Dawidi muri iyi Zaburi, baravuga ngo ni Zaburi ya Dawidi. Reka nawe uyigire Zaburi yawe uyu munsi, cyangwa se mu mibereho yacu, atari n'uyu munsi gusa, mu mibereho yacu tuyigire Zaburi yacu, idufashe kurushaho kwitoza kugenda dukiranuka. Ngo Zaburi yanjye, uravuga ngo ndaririmba imbabazi no guca imanza zitabera, Uwiteka niwe ngiye kuririmbira ishimwe. Nta wundi ukwiriye gusingizwa iki gitondo, nta wundi ukwiriye guhimbazwa, nta wundi ukwiriye kuririmbwa uretse Uwiteka. We mucamanza w'ukuri niwe ukwiriye gushimwa. Reka tubonereho gushima Imana kubw'uyu murongo wa mbere, iduhaye umunsi, iduhaye amahoro, iduhaye ubuzima. Ubuzima ni impano ikomeye cyane, kubaho ni ikintu gikomeye. Nta muganga wabiguha, nta muntu wabiguhesha. Imana niyo ivuga ngo baho tukabaho, tugire ubuzima tukabugira, tugire amahoro mu mibiri tukayigira, duhumeke tukahumeka. Dushima Imana iduhaye guhumeka ku buntu, yaturindiye mu bihugu turimo, buri wese n'igihugu arimo, yaduhaye gukanguka. Amahoro ni ubuntu bukomeye. N'abo twari turi kumwe mu mazu yacu n'imiryango, Imana ibishimirwe kubwo kuturinda mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Tugihumeka ni impano ikomeye. Tuba turi abakandida b'amasezerano, biba bigishoboka, biba bibabaje n'uwagiye. Ariko nanone bitewe n'aho agiye, abagiye iwacu mu ijuru bo baguwe neza. Kabiri, nzitondera kugendera mu nzira itunganye, uzaza aho ndi ryari. Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye. Uyu ni Dawidi, yaravugaga ngo nzitondera kugendera mu nzira itunganye. Reka natwe iki cyumweru mu buzima bwacu dufate iki cyemezo, uvuge ngo Mana, guhera uyu munsi ngiye kwitoza gutungana. Mu kazi kanjye ngakore ntunganye, mu byo mvuga mbivuge ntunganye, mwabo turi kumwe mpatunganire. Twitoze icyo kintu cyo gutungana. Imana idushime, tunezeze Imana. Imitima yacu igende nta kiyicira urubanza, aho kugira ngo ibyaha bigwire muri twe, ahubwo tubyihane, tunabirandure n'imizi yabyo. Amen. Gatatu, sinzagira ikintu kidakwiriye nshyira imbere yanjye, nanga imirimo y'abiyobagiza ntizomekane nanjye. Nta kintu kidakwiriye ngo azashyira imbere ye. Ikintu kidakwiriye ni ukuvuga ngo iby'Imana yanga, ikintu Imana yanga ntabwo azagishyira imbere ye. Ngo nanga imirimo y'abiyobagiza ntizomekane nanjye. Abantu bijijisha, biyobagiza, banga ukuri kandi bakuzi, bareka ukuri kandi bakuzi, batavuga ukuri kandi bakubona. Ukuri ni Kristo. Imana idutabara. Umutima ugoramye uzamvamo, sinzamenya ikibi. Imana itugirira ubuntu. Umutima ugoramye uzamvamo, sinzamenya ikibi. Imana iturinde imitima igoramye, imitima itarimo ukuri, imitima itarimo ibyo Imana ishaka, imitima umutima ugoramye. Ni ukuvuga ngo haba hari ukuri, ariko wa mutima ugashaka kugendera mu bigoramye.
Imana itugirire neza. Ngo sinzamenya ikibi, Imana iturinde gukora ibibi nkana. Ngubeshyira mugenzi we rwihereranwa nzamurimbura, ugamika akagira umutima wibona sinzamwihanganira. Kubeshyira mugenzi wawe bwihishwa no kugira umutima wibona. Icyaha cy'ubwibone, Bibiliya iravuga ngo ndwanya bibone. Iyi ni Imana irwanya bibone, irabarwanya. Ubwo rero ubimenye niba icyo cyaha, niba ari ingeso, ubyihane iki gitondo, uvuga ngo Imana impaye undi munsi, impaye ubuntu bwo kugira ngo nkihane ngikemure. Kandi no kuvuga bagenzi bacu, kubeshyera abandi, nyaboneka hagarika kubeshyera abandi, dusigeho kubeshyira abandi. Iyi video muyikwirakwize, ntihabura uri burokore, ntihabura uri buyumve, hanyuma akahinduka. Ukoreshe ya uyihereza abandi, ko ibyaha hari ubona ubugome buriho, ibintu biriho, ukumva biragucanze, ukavuga ati Semana, abantu ijambo ry'Imana bararisoma bararyumva. Kandi ndasenze ngo umuntu wese uri bwumve iyi video turushaho kugenda duhinduka. Mwuka wera umanura imbaraga zitinyisha abantu ibyaha, zirekesha abantu ibyaha, mu izina rya Yesu Kristo. Gatandatu, amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Reka natwe duharanire gutungana. Niba uyu ari umwami Dawidi yarifuzaga abatunganye, yarifuzaga abantu b'abanyamurava, reka tubwire Imana ngo Mana, natwe iki gitondo dusukire umurava mu buzima bwacu, tugira abanyamurava, dushyiremo kuraje, tuvanemo ubunebwe. Umwuka w'ubunebwe wari udutsikamiye utuvemo. Ibitotsi bitava ku Mana bitari bya bindi byo kugira ngo turuhuke, bituvemo, tugire imbaraga, tuba abanyamurava. Gutungana, imitima yacu igenda itunganye, nta kiducira urubanza. Karindwi bavuze ngo uriganya ntazaba mu nzu yanyu. Ese koko twaretse kuriganya iby'abandi? Aho ntituri gufata ibyacu tugafata n'iby'abandi? Aho ntituri kuriganya tukariganya n'iby'Imana? Twisuzume. Ngubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye, umunyabinyoma n'Imana iramwanga. Imana idutabare, icyaha cy'ikinyoma tukihane, tukirandurane n'imizi. Ngubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Ngo uko bukeye nzica abanyabyaha mu gihugu bose, ibakundwa icyaha kirica. Ngo kugira ngo ndimbure inkozi z'ibibi, ubukozi bw'ibibi burica, burarimbuza, ngo nzimare mu rurembo rw'Uwiteka. Uyu yari umwami Dawidi. Reka natwe twitoze kugenda dukiranuka. Niba umwami Dawidi yarakoreye aba bantu ibi bintu, Imana yo niyo izareka abanyabyaha bagumya kwidegembya? Hoya, hoya. Hari igihe intebe y'ubuntu izarangira. Tubimenye, duhunge icyaha, duharanire gutungana. Reka twisengere iki gitondo, uyu munsi, iki cyumweru, ubuzima bwacu dushigaje iminsi Imana iduhaye yo kubaho, tuyibemo dutungana. Reka dusabe imbaraga zitubashisha gutungana muri byose, atari muri kimwe, muri byose. Ibi ngibi bigufasha iki? Wirebe nanjye nirebe, urebe bya byaha bikidusigayeho, bya bindi byabaye n'ingeso, tubyihane, tubyature. Haleluya. Amaraso yawe Yesu niho tuziyemo. Mu maraso yawe, mu mbabazi zawe niho tuziye Mwami. Biracyashoboka, biracyakunda mu mbabazi. Imbabazi zawe nizo twaririmbye ubudahemuka bwawe, urukundo rwawe. Niko Zaburi yavuze ngo ndaririmba imbabazi zawe n'ubudahemuka bwawe. Imbabazi zawe nizo zitubeshejeho, imbabazi zawe nizo zituhagaritse. Naho kubw'ibyaha byacu wararuturimbuye, ariko izo mbabazi zawe ziratwemereye tubayeho. Izo mbabazi zawe ziratwemereye turahagaze. Izo mbabazi zawe Mwami waziduhaye. Haleluya. Tubashe kugira icyo tuvugira imbere yawe kubw'amaraso ya Yesu. Turagushimiye. Amaraso yawe Yesu natwuhagire. Mwami Imana tubabarire, tubabarire Yesu kuri buri cyaha cyose uvuze muri iri jambo. Tubabarire twacemo zidatunganye, tubabarire aho twirwaniriye nti mu bidatunganye. Tubabarire Mwami aho twashyize imbere ibidatunganye, aho twiyobagije nkana. Tubabarire Yesu. Amaraso ya Yesu nadukuremo aho twabeshyeye bagenzi bacu, imitima y'ibibi, mu izina rya Yesu Kristo birimbuke muri twe. Imigozi y'ibyaha ari ikidufashe niturekure, mu izina rya Yesu Kristo tuvemo, mu izina rya Yesu. Amaraso yawe Yesu natunyuremo, ubidukureho Mwami Yesu. Tubabarire ibinyoma, kubeshya, ubitubabarire Mwami, bikureho kuriganya. Haleluya. Amaraso yawe Yesu nadukureho urwo rubanza. Icyo cyandiko cy'icyo byaha byari bituriho, n'ibyaha bitavuzwe muri iki cyanditswe, imirimo mibi, imirimo ipfuye, ubidukureho Mwami. Byagendaga mu mitima yacu,
udashima bikurwemo n'amaraso yawe, kandi dufate umwanzuro uyu ni umunsi uduhaye kugira ngo dutunganye ibidatunganije mu izina rya Yesu Kristo. Yesu bidukuremo icyitwa icyaha cyatuma tutatwishimira, ubidukuremo mwami, kubw'amaraso yawe Yesu. Tubabarirwe, tubonere imbabazi imbere yawe, uhagira amazina yacu turayinika mu maraso yawe Yesu, amazina yacu yozwe, amazina yacu atunganywe. Tubarire ibyaha by'ingo zacu, tubarire ibyaha by'abo twubakanye, tubarire ibyaha by'abo twabyaye, utubabarire ibyaha by'aho tuvuka, tubarire ibyaha by'aho dukorera, utubabarire ibyaha mwami by'aho tugenda, tubarire ibyaha by'abaturanyi, utubabarire mwami Yesu aho turi, ibyaha by'ibihugu turimo ubitubabarire, duhanagureho icyo cyandiko, dukureho buri rubanza rwose rwari ruturiho, dukureho ibyaha by'aho twashatse. Maraso yawe Yesu natwoze, reka uyu munsi twozwe igitondo twozwe, ko tugiriye ubuntu imbere yawe, amazina yacu arindwe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu, duhanagureho buri cyasha cyose, utwishimire. Haleluya, utwishimire mwami. Urakoze Yesu, kandi kuva uyu munsi dufata icyemezo cyo kuzibukira icyaha n'igisa nacyo, cyo kutiyobagiza. Dufata icyemezo cyo kuvuga ukuri, dufata icyemezo cyo kutabeshyera abandi, dufata icyemezo cyo kwemera gutungana by'ukuri. Yenda abantu batwange wowe udushime, wenda abantu batuveho wowe udushima mwami. Haleluya, uyu munsi tuyinitse mu mbabazi zawe, buri saha tuyisutseho imbabazi zawe, amaboko yacu tuyasutseho imbabazi zawe, iminwa yacu tuyisutseho imbabazi zawe, amaso yacu ajyaho imbabazi zawe, ingingo zacu zijya mu mbabazi zawe, twigotesheje imbabazi zawe. Imbabazi zawe ziturinde, zitubundikire mu byacu n'abacu. Urakoze Yesu, twatuye umugisha. Uwiteka uduhire, Uwiteka uturebe neza, mu kwihana biracyashoboka, mu mbabazi biracyakunda. Uduha amahoro, utunezeze, icyubahiro kibi cyawe uturinde. Haleluya, urakoze Kristo. Amen. Umunsi mwiza. Shalom.